nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Nongeye kubasuhuza mwese, Yesu ashimwe cyane abari gukurikirana ibiganiro byacu haba ku manywa haba nijoro, umwanya wose uboneye akanya ko gukurikirana ijambo ry'Imana. Wowe uri kutwumva Yesu aguha umugisha, ushobora kuba uri mu kazi cyangwa se wicariye ahantu, ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe. Haleluya. Uyu munsi turakomeza inyigisho zacu, turi kwigira hamwe ku bijyanye n'amatorero 7 ari mu byahishuwe, aho Yohana yari Patmosi agahura na marayika w'Iteka akamuha inshingano yo kwandikira amatorero 7. Tumaze kwigira hamwe itorero rya mbere, itorero ry'Efeso, ukaba ari ubwa mbere utangiranye natwe izi nyigisho. Ushobora gufungura hasi ukareba ahanditswe itorero ry'Efeso nawe ugakurikirana natwe. Uyu munsi rero ntatinze nagira ngo dusome mu byahishuwe 2 umurongo wa 8 tugeze kuri 11. Wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti: uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abasinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Yesu ashimwe. Ushobora kwibaza ngo aya mazina y'itorero ngo Isimuruna, Efeso byavuye he? Nshaka ko tubyigira hamwe nk'ubuzima bwacu bwa buri munsi, nk'itorero rya Kristo umwami wacu yasize. Niyo mpamvu ntashaka ko ubireba nk'inzu y'Imana iyi ngiyi nyubako, ahubwo ubirebe nk'itorero nkawe muntu urimo kunyumva. Yesu ashimwe. Twarize dusanga yuko mu Bakorinto ba mbere 6 hatubwira ko twebwe imibiri yacu ari insengero y'umwuka wera. Umwuka wera tuba tuvuga n'umwuka w'Imana n'umwuka wa Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Rero ngo tumaze kumenya ko tuwufite ni nako biri, Imana ituye muri twebwe, kandi Imana ni iki yatuvugaho nk'itorero ry'uyu munsi nkawe nkanjye. Nicyo rero nifuje ko intego y'izi nyigisho tuganishaho kuri ibyo bintu, tuvuga ngo ese niki aya matorero yatumarira muri kino gihe, muri iyi myaka, ku gihe waba ugezeho, ku rugezuzi ufitaniye n'Imana. Haleluya. Yesu nashimye cyane. Rero iri torero nasanze nta kintu na kimwe Imana irigayaho. Ejo twize ko Efeso hari ibintu Imana yarishimagaho ikagira n'ibindi irigayaho, ariko dusomye ino mirongo 4 twasanze nta kintu na kimwe marayika w'Iteka agaya rino torero, ahubwo yarigiriye inama, iribwira ndetse n'amakuba irigiye kuzahura naryo. Yesu ashimwe. Ku murongo w'9 aravuga ngo nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nyuma yo kumenya ko turi itorero ry'Imana, twize ko Imana ituzi, iturondora ikatumenya ko nta hantu na hamwe twagenda cyangwa se nta kintu twakora Imana ibitwibagiye ngo ibigiye hirya. Imana iratuzi, iratureba, kuko ni Imana nyabushobozi, yaremye ibihe n'ibintu n'ibiri mu isi byose biriho kubwe kandi byaremwe nawe. Yesu ashimwe. Rero iri torero Imana yaribwiye ko irizi, kuko twasanze ko Imana ituzi, nawe irakuzi. Imana rero izi kumenya igihe uri mu makuba, izi kumenya n'igihe uri mu igeragezwa. Yesu nashimwe cyane. Imana rero yaribwiye ngo watorero ry'Isimuruna we, nzi neza kuko uri umukene, nzi amakuba yawe, ariko uri umukire. Mu maso y'Imana nta mukene igireba. Ushobora kugeragezwa ku isi kuko ibingibi by'isi ufasha, ariko Imana ibireba ubutunzi bwacu bwo mu bumana. Niyo mpamvu yaryise ngo uri umutunzi nyamara. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ushobora kuba uri murizwa n'ubukene, ukareba ubuzima ubayeho ukavuga genda umukene, ariko nagira nkubwire ko mu maso y'Imana ntabwo uri umukene. Igihe utunzi by'Imana, ufite ububiko mu by'Imana, Imana ikureba nk'umutunzi ukomeye cyane. Iri torero kubera ko Imana itarigaye, irireba nk'umutunzi akomeye.
Yesu ashimwe. Amakuba ryari rifite nayahe? Iri torero ryari rifite itotezwa n'abiyita ngo n'abayuda kandi atari bo. Abayuda nagwa ikigereranyo cyo gutukwa n'abantu bitwa ngo n'ab'Imana. Abayuda tuzikora ubwoko bw'Imana, ariko ngo ahubwo n'abasinagoge ya Satani. Igihe cyose urwanyijwe kandi uri umuntu w'Imana, ushobora kuvuga ngo Imana ntabwo izi imibabaro, ntiyitaye ku gutukwa kwanjye, ariko Imana izi kamwe ku kandi, kinini n'igito. Sinzi uburyo wowe wabyita, ko abana b'abantu dukunze gupima ibituremera, ibitinze se, ibiri bigufi, ibitababaza cyane, niko duteye muri kamere zacu. Ariko Imana yo yizi kureba nk'Imana, ariko ikamenya n'ububabare tugira twebwe nk'abana b'abantu, ikamenya uburyo twababajwe, uburyo bituremere. Mbere na mbere nagira ngo umenye ko Imana ikumva kandi ikuzi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana irakuzi, humura nshuti yanjye, menya ko Imana izi itotezwa ryawe no kubabazwa. Amakuba yawe rero Imana irayazi. Haleluya. Ku murongo wa 10 aravuga ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Imana rero kubera kwituzi, Imana imenya n'ibizatugerageza. Ndibuka Yesu abwira Petero ngo nabonye Satani agusaba. Imana yacu ni Imana ireba ibiri imbere. Nubwo bamwe na bamwe babiherewe impano yo kubishurirwa, bakarota cyangwa se bakabibwirwa, ariko nagira nkubwire icyo dukwiriye kwiringira ni Imana. Yesu ashimwe. Mbere na mbere ibyo ducamo byose ntituba dukwiriye kugira ubwoba cyangwa se ngo tubura amahoro kubera ko dufite ibyo twabwiwe cyangwa se ibyo dutinye ejo hazaza, kuko Bibiliya idusaba ko tubaho umunsi ku wundi, kuko tutazi iby'umunsi usaba, iby'umunsi w'ejo ntibitureba. Icyo dukwiriye twebwe ni ukureba Imana buri segonde, buri saha, tukaba tuzi ko turi kumwe nayo. Haleluya. Ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Iki ni ikindi Imana izi kuri no torero. Haleluya. Waruzi ko Imana ishobora kukwibira akabanga. Imana iramubwira ngo ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Oya, si ubuzima bari barimo, hejuru y'ayo makuba n'ubukene, Imana irongeye kurimenyesha ngo ugiye kuzababazwa. Yesu ashimwe. Hari igihe tuba abantu b'Imana tukumva ko tutanatekereza ko icyago cyatubaho cyangwa se tugatungurwa nk'uko Paulo yabivuze. Hari igihe tugubwa gitumo, ariko hano Yesu yarabivuze abimenyesha ati bigiye kuba, ndabibona. Haleluya. Ntutinye ibyo ugiye kuzababaza. Dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu iratangaje. Imana ishobora kukwibira akabanga. Ushobora kuvuga ngo kuki se Imana yabonye ko igiye kuzababazwa ikabihorera, ntivuge ngo ngiye kubakiza, ahubwo ikemera ko banyuraho ngaho. Nagira nkubwire ko ibigeragezo byose Imana ibibizi, nta kintu na kimwe kiyitungura. Haleluya. Ibibizi byose, niyo mpamvu yavuze ngo ntutinye ugiye kuzababazwa. Hari ahantu Imana yemera ko ibigeragezo bitubaho bikamera nk'ibigeragezo byemewe n'Uwiteka. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibigeragezo byemewe n'Uwiteka bibaho. Habira byabaye kuri Yobu urugero. Yesu ashimwe. Ugiye kuzababazwa, ahubwo ni amahirwe cyane mwene data. Iyo Imana iguhishuriye ikakubwira ibigiye kuzakubaho bibi cyangwa ibyiza, dukwiriye kuba abantu bakomeye badatinya ibigeragezo. Kubera iki? Imbaraga tuzikura mu kubwirwa nk'iri torero ry'Isimuruna. Uyu munsi ushobora kuba uhagaze nk'itorero ry'Isimuruna udashaka kumva ko Imana yakubwira ngo ugiye kuzakena. Hari ishure ry'Imana, hari ibigeragezo biza mu buzima bwacu, Imana irekuye nk'iri torero ry'Isimuruna ikakubwira ngo ngiye kugucisha ahantu hakomeye, ariko aho hantu nzagukomereza. Haleluya. Nzabana nawe. Icyo gihe rero ukora iki mwene data? Usaba Imana inkomezi. Ntabwo uhita ubivamo ukavuga Imana yemera ko ibigeragezo biza, reka nyiveho. Haleluya. Ngo icyatumye nkunyuza muri iyo nzira ya Egiputa kwari kugira ngo ngukomeze ndebe utazamvaho. Yesu ashimwe. Imana iramubwira ugiye kuzababazwa ariko ntutinye. Haleluya. Imana yacu ihora idukomeza iteka ryose. Irakubwira ngo ntutinye. Waba warabwiwe n'abahanuzi uyu munsi ntutinye. Waba nawe wararose inzozi uyu munsi ntutinye. Ibigiye kuzakubabaza ntibizakwica. Haleluya. Ibigiye kuzakubabaza no kugira ngo uzabone ubuhamya bukomeye kugeza ku iherezo. Niyo mpamvu muri Amosi 3:7 aravuga ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo n'abahanuzi. Haleluya. Imana iteka icakantu itanyuze muri wewe, inyura mu bahanuzi. Itanyuze mu bahanuzi, inyura mu ijambo ryayo, ukabyumva bije, ukabyumva bitutumba. Ariko nagira nkubwire mwene data, ntucike intege. Uko yabanye n'iri torero ry'Isimuruna, ubu buhanuzi buracyakora muri kino gihe, ntago buzakurwaho. N'abazaza inyuma yacu bazabukoresha kugeza umwami wacu Yesu Kristo agarutse. Haleluya. Iri torero ntiyarigaye, ntiyaribwiye ngo ngushime ibi nkugaye, ariko yarayibwire ngo ntutinye.
ntiyarigara aribwe ngo ntutinye ugiye kuzababazwa. Yesu ashimwe. Muri Yesaya 54:7 haravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya. Haleluya. Ngufite imbabazi nyinshi cyane. Hari igihe Imana ikurekura ikamera nk'ikizu. Ikizu ngiyo gifite abana bayo ngo kugira ngo kibigishe kuguruka, kirabafata kikazamuka cyane cyane, cyagera hano mu kirere cyatumbage ngo kigahita kirekura wa mwana akarwana mu kirere, amara kurwana mu kirere agahita yiga kuguruka. Hari ubwo natwe Imana yacu tugenza ityo, ikamera nk'iturekuye gatoya ngo ariko ngo nzagukuranya ngufite imbabazi nyinshi. Haleluya. Ntutinye kandi ntukuke umutima. Niyo mpamvu iriya Zaburi 23 ihari ivuga ngo Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakena, ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya. Dukwiriye kuba abantu biteze no kuba mu makuba ariko ntitunyeganyezwe. Haleluya. Ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi w'Isiyoni utabasha kunyeganyezwa. Ni kangahe tunyeganyezwa? Nuko tuba tudafite ijambo ry'Imana muri twe. Tunyeganyezwa no gutinya ibihe, tugatinya abantu. Ariko uyu munsi nagira nkubwire ku mwanzi wa mbere dufite n'ubwoba. Ariko uyu munsi Uwiteka aravuga ku buzima bwawe. Uwa mbere kandi n'uwiherezo aravuga ngo ntutinye, nzabana nawe nubwo mbaye ngusize gatonya. Waba uri mu bihe byo gusigwa gato n'Imana, ukibaza amasezerano, ukibaza uti ibi bintu Imana yarabimbwiye, ibi bintu Imana iri kumwe nanjye, bikamera nkayo ubu n'abantu bakavuga ngo tukimana, abandi bakavuga ngo wakoze ibyaha, abandi bakavuga ngo ari mu gihano cy'Imana, bareke babyita amazina bashaka. Ariko icyangombwa, haleluya, mbaye ngusizeho gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi. Ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Igihe uri mu bihe nk'ibyo rero mwene data, Imana yakwibiye akabanga, irakubwira ngo nza, haleluya, uzakandagira umugunzu w'intare n'ikiyoka, nzaba ndi kumwe nawe. Dufite amagambo menshi cyane aturemesha muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana nibyo bita biba inkota yacu, rikabika iryo cyacu. Igihe abantu batabyumva, igihe ubwenge buzamutse bukwereka ibyo bihe nk'Itorero Ry'Isimuruna, niyo mpamvu uvuga ngo umunyantege nkavuge ngo arakomeye, kinyuranyo kibihe, ukihanurira ukavuga uti nzaririmba igitangaza. Haleluya. Kuko umwami Imana azantabara niyo mpamvu ntamwara. Haleluya. Ukihanurira nta kindi cyagukomeza rero mwene data, kuko amafaranga batakishe, inshuti ntago ziba zigihari, bya bintu byiza biba byaragiye. Ariko ahantu ukomerera mwene data ni muri urwo ruganda rw'Uwiteka, ni uvamo umeze ngo nimara kukugerageza uzavamo umeze nka zahabu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iri torero Imana yararikunze cyane, wari ubizi. Wapfa umureka kubwirwa ibintu byinshi ariko Imana ikakubwira ibizaza imbere. Si cyama Imana ikagitwibira amabanga. Wasinzira ukarota ikakubwira ngo ibigeragezo biraje, haguruka, amazi araje, ariko uhita uvuga uti ntabwo azandengera. Umuriro uraje ariko avuga ngo sinzasha kubera ko mfite Uwiteka. Haleluya. Uwiteka ni igihome kirekire kidukingira. Haleluya. Itorero Ry'Isimuruna ni itorero rihagarara mu gihe, rikibuka Uwiteka, rikibuka ijambo Imana yaribwiye rigihaguruka, rikaribwira ngo nzabana nawe nubwo bagutaye, nzabana nawe nubwo bishize. Haleluya. Biratangiye. Iri ni itangiro ry'umunezero wawe, itorero Ry'Isimuruna. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo dore Satani agiye kubashira mu nzu y'imbohe, ngo muzamara n'iminsi. Wari wakabona Imana ikubwira n'ikigeragezo, ikakubwira iminsi n'amezi n'imyaka, ariko ukumva urakomeye. Haleluya. Abantu bakakureba bakibaza imbaraga uzikura he, ukavuga uti umunezero w'Uwiteka nizo mbaraga zanjye. Nehemiya 8:10. Kunezererwa Uwiteka nibyo bimpa gukomera, kunezererwa Uwiteka nibyo bituma ntijima mu maso, kunezererwa Uwiteka kwanjye nibihagaze ku bihe n'abantu, nibihagaze ku mufuka, ariko nzishimira Uwiteka buri munsi, nibyo bimpa imbaraga. Satani agahunga. Yesu ashimwe. Ibihe bigashira ukibaza uti ibi bintu nabaga mu byashiriye he, kubera ko umwami Imana gutabaye. Igihe kizagera. Haleluya. Ariko hari ikintu kimwe kiri ngombwa cyane, kuko ngo amakuba n'ibigeragezo ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka bimukiza byose, niko tubizi. Haleluya. Ariko hari ikintu kimwe kijya kinanira abizera, nicyo nshaka ko dutindaho, kuko ibigeragezo turabimenyereye abana b'Imana. Ukabura umuntu w'Imana ukaba utageragezwa. Haleluya. Nk'iri torero Ry'Isimuruna, umenye ko ufite ikibazo. Ibigeragezo niho dukomerera, niho tuba intyoza. Mu bigeragezo niho twiga gukora, mu bigeragezo niho tuva mu ibyuma bityaye. Umuririmbyi yaravuze ngo umpindure icyuma cyawe, umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha, undondora umenye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu gikomeye hano Imana yarangirije, aravuga ngo ari kujya ukiranuka kugeza ku gupfa. Yesu ashimwe. Oya, habaho gukiranuka bitewe
nuko ibintu biguwe neza, ugakiranuka kubera ufite amahoro, ugakiranuka kubera ifaranga riri mu mufuka no muri konti, ugakiranuka kubera ufite inshuti nziza ziguhobera, ugakiranuka kubera ko ibintu bimeze neza, amahoro mu gihugu. Haleluya. Ugakiranuka kubera ko ufite abana batakurusha, ugakiranuka kubera ko ufite umugabo mwiza. Ariko hari igihe, haleluya, bisaba izindi imbaraga, ugakiranuka kugeza gupfa, ugakiranuka uri muri aya makuba, ugakiranuka utotezwa, ugakiranuka uri umukene, ugakiranuka bagutuka bagukoba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo murahiriwe niba batuka, muzaba muhiriwe muzira izina ryanjye. Ibyo byose bijya mu gitabo cy'ikwibuka, igitabo cy'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Ikamba ry'ubugingo ntituzaribona, ntituzabona amakamba tutarwanya intambara nziza zo kwizera. Ambwira ngo uzakiranuke kugeza kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Yesu ashimwe. Haleluya. Niba abantu birukanga bakarwanira ikamba bagahatana, natwe mu mwuka hari amakamba tubikiwe, amakamba yabera, amakamba yabihanganye bikomeye, amakamba batakoze ibyaha mu gihe inzara ihari, amakamba y'abatataye kwizera. Nibacogore. Iri ryo torero Imana ishaka. Itorero ry'Isimuruna. Ugiye kuzakena, ese uzabigumamo? Ugiye kubura akazi, ese uzabigumamo? Ugiye kwanga uzira ubusa, ese uzabigumamo? Ese uzakomeza kubasengera bagusebereza ubusa? Uzabigenza ute? Hari Imana kubwira ngo bigiye kumera gutya, ukabireba. Haleluya. Ukumva ubwoba burazamutse, ukumva wabikwepa. Ariko Imana ikakubwira ngo inzira niyo nyine, uzanyura mu butayu, uzahanyura nanjye nzahagusigira, uzahanyura nanjye nzahagukomereza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ngo kugeza kugupfa. Icyama twamera nk'itorero ry'Isimuruna, kugeza kugupfa, kwihangana kugeza. Si abantu bose babishobora, si abantu bose bashobora kugeza. Ushobora kureka gutinya, ushobora no kwirengagiza kumva ijwi rya, ariko kugeza ku iherezo, bene data, si bose babishobora. Uyu munsi dusabe ubuntu bwo kwihangana kugeza ku iherezo, tukazamera nka Stefano. Yego uyu munsi nta mabuye badutera, ntago batuziza kwamamaza Kristo, ariko hari ibindi batarinze kugutera amabuye yo mu mubiri, ariko mu mwuka bayagutera, ukavuga uti sinzareka gukunda. Haleluya. Niyo bateranya batari kumwe n'Uwiteka bagaterana, ngo hari aho bazaterana ko sinzaba ndi kumwe nabo, ukavuga uti sinzabivamo. Niyo banyambika umwambaro atari uwanjye, sinzareka kwamamaza Kristo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo kugeza kugupfa nicyo kintu kidasanzwe numvise muri ino torero. Ugiye kuzaba, ariko uzihangane kugeza kugupfa. Dore ndabikubwiye, simbikubwiriye ubusa. Haleluya. Imana yacu sinjajwa, si nk'umuntu iza kukubwira amagambo gusa warangiza ngo bivemo. Iba yakwizeye, ibigwitezemo kuva mu musirikare ukomeye, iba ikwizeye mu kuvamwo umuntu wanyuze mu ruganda azatanga ubuhamya, abandi bagiye kuberaho icyitegererezo. Ntabwo ihatunyuza kubera ko ibyishimiye gusa, ariko nukugira ngo bizamere nka Yesu cyagiye yavuze ngo kino gikombe yaba byashoboka Mana cyari kundengana, ariko ngo marayika yisaza amwuzuza inkomezi, amuzuza imbaraga hariya ku musozi. Haleluya. Arimo gusenga. Ndasenga ngo uyu munsi dusabe Imana twuzuza imbaraga. Ibigeragezo ni byinshi, ariko Uwiteka azabidukiza byose. Niyo mpamvu Paulo yabivuze muri Timoteyo wa 2:4, aravuga ati narwanye intambara nziza. Haleluya. Narangije urugendo. Haleluya. Narinzi ibyo kwizera, ibisigaye mbika ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kurujya munsi. Nyamara sije genyine, ubwo nabakunze kuzaboneka ko kose. Haleluya. Ariko uzakiranuke kugeza kugupfa, mwene data. Uzakiranuke, nanjye nkiranuke, turwane intambara nziza. Uzi kunyura mu bihe, Paulo yashaka kuvuga iki? Nukunyura mu bihe bikomeye, ariko nawe ukumva unezere n'ukuntu wasinze, unezere n'ukuntu unyuze mu banzi, ukuntu unyuze mu bagome, ariko ukerekana urukundo, ukuntu unyuze mu bagusebereza ubusa, ariko ukakomeza kwera imbuto z'urukundo. Bazibona batazibona, tuzagera ku iherezo. Haleluya. Oya, babibona cyangwa batabibona, ugomba kwihangana ukanesha kugeza ku iherezo. Bagushimira batagushimira, ugomba kugeza ku iherezo. Mu duto n'utunini. Reka dusenge. Umwami wacu ntacyo azakora ngo atabanje kutubwira. Tuzabimenyera ku kirere. Yesu yaravuze ngo kuki mumenya ko imvura igiye kugwa, ko imbuto zigiye kumera, hanyuma mukananirwa kumenya ibihe byanyu. Nawe uzi kubimenya, ikigeragezo cy'ubukene kigiye kuza mu rugo rwawe urabimenya, ukamenya ko abana batangiye kwiga ingeso mbi, ariko ntuzabivemo, ntuzacogore. Komeza ku rugendo rwawe, komeza ku Mana yawe, uyisabe kuzuza imbaraga. Dore bigiye kuzamera gutya, none uzabigenza ute mwene data? Rwana intambara nziza kugeza ku iherezo. Reka dusenge. Uwiteka Imana, ushimwe kuri Imana yo kwizerwa. Icyambere wabaye umurwanyi,
tukwigiraho mana cyagiye Getsemani ubona bigukomeranye ukomeza kubwira abigishwa bawe uti ndagiye ugasenga ukabura nabicarana nawe ukababwira uti se namwe murasinziye munaniye gusengana nanjye ariko wasabye ikintu kimwe mwami waravuze ngo icyama kino gikombe kikaturengana mana ibikombe byinshi dushaka kunyuraho turabitinya turabyigizayo bimwe ntitubyemere nyamara mana wamaze kubitwereka ko waduhaye ubwenge bwo kumenya ikibi n'ikiza uyu munsi ndasaba mana ohereze marayika wawe watwuzuza imbaraga dore biraje ibihe birakomeye ubukene mu bihugu indwara z'ibyorezo ariko mana ngo twihangane kugeza ku iherezo ndasinze ngo ukomeze buri wese mana umwuka wawe wera utumenyesha akatubwira ngo ukomeze ikamba ryawe mana ndakwinginze ibyo bari byo ukora ijambo ryawe gusa niryo ridukomeze y'amazi yabaye menshi ntabwo azaturengera iyo tunyuze mu gikombe cy'urupfu ntabwo tuzapfa haleluya twongereza imbaraga nta kindi nasaba mana nta kindi nasabira mugenzi wanjye Itorero Ry'Isimuruna ryari rikeneye imbaraga kuko wari warangije kubivuga urwitangiriro n'iherezo iyo uvuze ngo ugomba kunyura hariya niko bigomba kumera mana ariko mana uturinde kwigizayo uturinde ubwoba nibwo butuma umuntu yigizayo igikombe ubwo nibwo butuma umuntu atihanganira ibigeragezo haleluya ngo ari kuunesha uzamuha kwambara ku ikamba ry'ubugingo mana reka tuzarangize neza nka Paulo yavuze ngo ibisigawe mbiki ikamba ry'ubugingo urakoze kunkozeho urakoze koze igitangaza ndagushimiye ku Itorero Ry'Isimuruna mana ugiye kuri imbaraga ntiwarigaye ntiwaribyikinda ariko warayimenyesheje uti dore umutego nguriya ariko haleluya reka bimere nka cyagiye wabwiye Petero ngo ariko ngo nagusabiye mana mwuka wawe atunihira iminiho mwuka waduha inkomezi ndagushima ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Yesu abaho umugisha